Shalom, shalom. Yesu nashimwe cyane. Ni Pastor Muteteri Eugenie nanone ugarutse. Ndizera yuko zino nyigisho zirimo kugenda zibagirira neza, zibabohora kuko nanjye zirambohora. Nitwa Muteteri Eugenie nk'ibisanzwe. Nkorera Kigali Parent School muri ministry yitwa Prophetic Healing and Deliverance PhD Ministry. Ni ijambo riri mu Cyongereza rivuga ubuhanuzi, gukira no kubohoka. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana niryo ritubohora, kandi ijambo ry'Imana niryo ritwomora, kandi ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi. Haleluya. Rero tumaze iminsi twiga ku ijambo ry'Imana rivuga uko twabohoka igihe umwanzi ari iburyo bwawe. Uyu munsi rero ndifuza kuganira namwe ijambo Imana yashyize ku mutima riri muri Matayo 12:29. Hanyuma turagenda tuganira mu buryo butandukanye. Reka rero dusenge. Mwami, turagushima kuri Imana ikomeye kandi uri Imana ikiranuka, uhabwe icyubahiro. Ndagushimiye ku bwa mwene data unyumva uyu mugoroba. Ndifuza yuko kugira ngo umugirire neza, umuhe umugisha. Ndasengera abarwayi kugira ngo bakize, abarushye n'abaremerewe ubaruhure, kuko niko ijambo ryawe rivuga ngo abarushye bakaba baremerewe nibaze ubaruhure. Mwami Yesu, ndasenze rero muri aka kanya kugira ngo ikintu cyose kiruhije mwene data unyumva aruhuke kubw'ijambo ryawe. Urakoze, ubane natwe kandi tugirire neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen. Haleluya. Rero ndashaka kugira ngo tuganire iryo jambo ry'Imana riri muri Matayo 12:29. Haleluya. Imana ikomeze kugirire neza mwene data unyumva. Ndabizi neza yuko Imana iri butugirire neza uyu mugoroba, kandi igitekerezo cy'Imana nuko kugirira neza. Umugambi w'Imana nuko kugirira neza muri iki gihe cya none. Reka dusome Matayo 12:29. Haravuga ngo umuntu yabasha ate kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kuboha uwo munyamaboko, ko ari bwo yabona uko asahura inzu ye. Rero ndashaka kubaganiriza aka kanya, nshuti zanjye munyumva, ni gute washobora kuboha umudayimoni utera ubuzima bwawe? Ni gute washobora kuboha umudayimoni utera umuryango wawe, umunyamaboko? Bibiliya iravuga ngo imwita umunyamaboko, ariko uburyo bwiza bw'ikinyarwanda ni umudayimoni, ni umwuka utera ubuzima bwawe, ukakuboha, ukaboha ubuzima bwawe, ukaboha urugo rwawe, ukaboha abana bawe, ukaboha imikorere yawe. Bibiliya rero iravuga ngo ni gute umunyamaboko wamuboha? Uwo ni Yesu wavugaga. Ngo se wabasha ute kwinjira mu nzu y'umuntu? Ikintu cya mbere ubanza gukora ni ukuboha umunyamaboko uba muri iyo nzu, warangiza ukabona kumusahura ibintu bye. Haleluya. Bibiliya rero Yesu uku niko yavugaga, arimo kwitangaho urugero, avuga ati jyewe naje muri iyi si, ariko kugira ngo nzabohore abantu, nzabohore ikiremwa muntu, kuko viziyo ya Yesu cyangwa iyerekwa rya Yesu kwari ukubohora umwana w'umuntu. Aravuga ati kugira ngo rero gushobora kubohora umwana w'umuntu, nuko ikintu cya mbere ngomba kuboha umuntu wamuboshye, umunyamaboko. Ngomba kuboha Satani. Haleluya. Rero ubuzima bwawe, inzu ni ubuzima bwawe. Turi inzu z'umwuka wera, turi ibibumbano by'Imana. Rero Imana itura muri twe. Rero rimwe na rimwe hari igihe Satani yinjira mu buzima bwawe akakuboha. Kugira ngo rero uwo muntu abohoke, nuko hagomba kuza undi muntu umubohora, akabanza kuboha uwo munyamaboko. Yesu nashimwe cyane. Rero nshuti yanjye, hari igihe Satani aboha ubuzima bwacu, hari igihe Satani aboha imiryango yacu, hari igihe Satani aboha abana bacu, hari igihe Satani aboha imikorere yacu, hari igihe Satani aboha ibitekerezo byacu, kuko umuntu ni ikiremwa kigizwe n'ibintu bitatu: umwuka, ubugingo, umubiri. Satani rero aboha ubuzima bwacu, ubugingo bwacu, akaboha imibiri yacu, akaboha umwuka wawe. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya iravuga rero, Yesu aravuga ati uwo munyamaboko rero urabanza ukamuboha.
wamara kumuboha ukabona kubohora uwo muntu, kuko uwo muntu aba afite ibintu byamuboshye. Abadayimoni rero bajya baboha ubuzima bwacu, bajya baboha imiryango yacu, bajya baboha ibitekerezo byacu, bajya baboha imikorere yacu, bajya baboha ubugingo bwacu, bakatuboha, bakatubohesha imigozi itandukanye, imigozi y'indwara, imigozi y'ibyaha, imigozi y'ibitekerezo biboshye umuntu Satani akamuboha. Ariko naje kukubwira uyu mugoroba ngo Yesu igitekerezo cye arashaka kukubohora. Haleluya! Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Yesu akubohore uyu mugoroba, Yesu abohora ubuzima bwawe. Naje kukubwira ko hari umuntu wiyemeje kuza mu buzima bwawe, numwemerera akabohora ubuzima bwawe, akabohora imibereho yawe, akagukura mu bubata, akagukiza uwo munyamaboko. Kenshi tubohwa n'ibintu bitandukanye, nk'uko maze igihe mbigisha umunyamaboko, maze igihe mbigisha imyuka ihagarara iburyo bwacu ikatunaniza, ari we Satani uhagarara iburyo bwacu akatunaniza. Buriya no mu buzima bwacu no mu miryango yacu tujya tugira abanyamaboko, tujya tugira imyuka igituboha, tujya tugira imyuka igitunaniza, tujya tugira imyuka iturondora, itunaniza mu buzima bwacu. Haleluya! Nababwiye imyuka y'abagwagasi, nababwiye imyuka y'abana b'abakobwa batwaraga amada, inda z'indaro, barangiza bakabica. Iyo myuka ishobora gutera ubuzima bwawe, washobora kuba umunyamaboko wawe. Uyu munsi ndashaka abanyarwanda cyangwa imiryango yacu twagiraga imyuka myinshi, abanyamaboko benshi batera ubuzima bwacu, kuko cyane abantu bajyaga kureba nk'abapfumu bakaraguza abapfumu, bakabwira ati rero iki kibazo ufite uragiterwa n'umwuka runaka uva mu muryango wawe. Rimwe na rimwe umugwagasi, rimwe na rimwe abakobwa batwaye amada bakapfa, bakagira ingaruka mu muryango. Rimwe na rimwe akavuga ati kuko abanyarwanda twagiraga imyuka myinshi, abakurambere bacu twasengaga cyangwa twizeraga cyangwa twemeraga yuko bafite ubwo bushobozi. Abantu bapfuye, abana bapfuye, hari abazimu bamwe, imiryango myinshi duhuriraho, abantu bapfuye, abana bapfuye bakiri bato b'ikiburazina, abagore baciye inzigo mu miryango, abo nabo baraterekerwaga kuko bagiraga umwihariko wabo. Abagore babyaye abana benshi, abantu bapfuye mu miryango ari abatunzi cyane kuko batungishije benshi, bakabubaha, bakagira imihango babakoreraho. Abo bagwagasi, abazimu b'irembo, abazimu b'abanyamahanga, ibyo byose iyo ni imyuka. Uwo yaba umunyamaboko utera ubuzima bwanyu. Rero bagiraga uburyo babitwaraho, uburyo babaha serivisi mu miryango yabo, uburyo babitaho, uburyo bababwira ko babakunda, babatereza, uburyo bababwira yuko batatandukanye nabo n'ubu bakibana nabo. Ibyo byose ni ibintu byabaga bikomeye cyane, kandi abantu bakabyitwararika. Abantu bapfuye badashatse bagapfa ari inkumi, abantu bapfuye ari abasore badashatse, abo bose bagiraga uburyo babaha icyubahiro, uburyo babaha serivisi. Iyo myuka rero nayo igira ingaruka. Birashoboka ko ari umunyamaboko utera ubuzima bwawe. Abashumba b'inka babahaga ibiremve, bagiraga uburyo babaha serivisi uburyo zakorwaga. Uwo ni umunyamaboko, uwo ni wo mwuka ushobora kuba utera ubuzima bwawe. Nk'uko umunyamaboko cyangwa Satani iyo atera ubuzima bw'abantu, iyo asaba ubuzima bw'abantu, tubibona igihe cya Yubu. Satani yasabye ubuzima bwa Yubu, asaba abana be, asaba urugo rwe, asaba ibyo atunze, agera n'aho asaba umubiri we. Ariko Uwiteka Imana amwima ubugingo bwe, aramubwira ngo Satani uzakore ku bindi, ariko ubugingo bwa Yubu ntushobora kubukoraho. Haleluya! Rero nshuti yanjye, umunyamaboko w'umuryango wawe ni uwuhe? Ni uwuhe mwuka ujya utera ubuzima bwawe? Abadayimoni batera ubuzima bwawe, abazimu batera imiryango yanyu, abazimu batera abana bacu, abazimu batera imiryango yacu. Uyu munsi Yesu yaje
kukubwira akoreye mu buzima bwanjye ngo uburyo wamuboha. Muri Matayo ndibuka ijambo ry'Imana riri muri Matayo 16 umurongo wa 18 haravuga ngo icyo twahawe ubutware cyo tuzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe, nicyo tuzahambura mu isi no mu ijuru kizaba gihambuwe. Haleluya. Ubwo butware turabufite mu ijambo ry'Imana. Ubwo butware turabufite mu ijambo ry'Imana. Matayo 16 umurongo wa 18. Matayo 16 umurongo wa 18 uhereye kuri 18 kugera 19 ngo nanjye ndakubwira ngo uri Petero kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, nicyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Ubwo butware turabufite nshuti yanjye. Ubwo butware turabufite bwo guhambura no guhambira. Dufite ubushobozi, imfunguzo, ubutware, ubushobozi turabufite. Rero uwo munyamaboko twamuhambira. Hambira uwo mwuka utera ubuzima bwawe. Hari ikindi cyanditswe shaka kuganira namwe kiri muri Yeremiya 51. Yeremiya 51 Yeremiya 51 umurongo wa 31 51 umurongo wa 34. Haleluya, haleluya. Yesu abaho umugisha kandi Yesu abiteho. Munyamaboko, umwuka wateye ubuzima bwawe. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yeremiya 51 umurongo wa 34, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yarandiye, yarampondaguye, yangize nk'ikibumbano kirimo ubusa, yamize nk'ikiyoka, inda ye yayujujemo ibiryoshye byanjye, yaranyirukanye. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Uyu mwami Nebukadinezari ni Satani. Satani yarandiye, yaramondaguye, yangize nk'ikibumbano kirimo ubusa, ibinezeza byanjye yarabimize kandi yaranyirukanye. Uko niko Yeremiya arimo gusobanura. Satani, uyu mwuka ujya utukomeretsa, uyu mwuka uradukomeretsa. Satani yaragukomerekeje, Satani yaraguhondaguye, Satani yarakumize, yamize ibyiza byawe, yamize amahirwe yawe, yamize umugisha wawe, yamize imikorere yawe, yamize imisengere yawe, yamize n'imyumvire yawe n'imitekerereze yawe. Bibiliya avuga ngo ibinezeza byanjye byose yarabimize. Umwami w'i Babuloni Nebukadinezari. Haleluya. Shuti yanjye wowe unyumva uyu mugoroba, hari ijambo ngufitiye. Bibiliya iravuga ngo twahawe ubutware icyo tuzahambira mu isi. Matayo 16 umurongo wa 19 ngo twahawe ubutware icyo tuzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe, icyo tuzahambura mu isi no mu ijuru kizaba gihambuwe. Aka kanya shuti yanjye wowe unyumva, twahawe ubutware muri Yesu Kristo. Tugiye guhambira iyi myuka, tugiye kuyiboha. Kuniko Yesu yavuze ngo umunyamaboko igisubizo cye urabanza ukamuboha, warangiza ukamusahura ibintu byose, ibyo yatwaye byose. Satani agomba kubirekura. Twahawe imbaraga kuri Satani, twahawe imbaraga ku badayimoni, twahawe imbaraga ku isi y'umwijima. Imyuka yose itegetse ubuzima bwacu, imyuka yose itegetse amago yacu, imyuka yose yaboshye abana bacu bakaba mu byaha, ubusambanyi, ubusinzi, ubwicanyi, ubugambanyi, ibintu byose, ibyaha biri mu buzima bwacu, imitima mibi, kugambirira kubi. Yesu nashimwe cyane. Uyu mugoroba ijambo ry'Imana ryaje ku buzima bwawe, rirakubwira ngo wahawe imbaraga zo kuboha icyo uzaboha cyose. Yesu uri muri wowe afite imbaraga zo kuboha. Yesu uri muri wowe afite imbaraga zo kubohora. Dukorana n'Imana tukaboha ibyo tudashaka, dukorana n'Imana tukaboha iyo myuka, imyuka itera ubuzima bwacu, abadayimoni batera ubuzima bwacu, abazimu batera ubuzima bwacu. Twahawe imbaraga zo kubiboha, twahawe imbaraga zo kubohora. Uyu munsi naje kukubwira, uyu mugoroba naje kukubwira ko ufite imbaraga zo kuboha buri kintu cyose mu isi. Ubutware urabufite biciye mu ijambo ry'Imana twahawe. Umunyamaboko, ese ninde munyamaboko wawe? Isuzume, ninde munyamaboko wateye ubuzima bwawe?
ise ni iyihe dayimoni itera ubuzima bwawe, ni iyihe dayimoni itera umuryango wawe, ni ikihe cyaha kikubujije amahoro. Imbaraga zo kukiboha urazifite nshuti yanjye, imbaraga zo kuboha uburwayi urazifite, imbaraga zo kuboha ubukene urazifite. Ubushobozi Imana yarabuguhaye muri wowe kubera ijambo ry'Imana. Yesu uri muri wowe arashoboye. Uyu munyamaboko ugomba kumuboha. Boha umunyamaboko wawe, boha umunyamaboko wawe, boha umunyamaboko wawe, boha umunyamaboko uteye ubuzima bwawe. Ndaboha umunyamaboko muri aka kanya uteye ubuzima bwawe, umunyamaboko waboshye amashuri yawe. Satani yaboshye amashuri yawe, ntiwiga ngo urangize. Satani yaboshye akazi kawe, ntubona akazi. Satani yaboshye imibereho yawe, nta kintu ugeraho. Satani yaboshye abana bawe, bafite ibibazo. Satani yaboshye urugo rwawe, yateye urugo rwawe araruboha. Satani yateye umugore wawe aramuboha. Satani yateye umugabo wawe aramuboha. Satani yateye abana bawe arababoha. Satani yateye ibyawe. Uyu munsi, haleluya, uyu mwanya naje kukubwira ko ufite imbaraga zo kuboha umunyamaboko wawe. Haleluya. Boha uwo munyamaboko, boha uwo munyamaboko waguteye, boha uwo munyamaboko wakujije amahoro. Mubohe mu izina rya Yesu. Wahawe imbaraga zo kumuboha. Aka kanya ndamamaza ko umunyamaboko yamaze kubohwa mu izina rya Yesu. Nshuti yanjye wowe unyumva, nshuti yanjye wowe urimo kumva iki kiganiro, ndashaka kukubwira ko ufite imbaraga zo kuboha Satani, imbaraga zo kuboha abadayimoni bateye ubuzima bwawe. Icyo uzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe. Icyo uzahambura mu isi no mu ijuru kizaba gihambuwe. Isi Imana yarayiduhaye, kandi n'ibirimo byose twahawe ubushobozi bwo kubitegeka. Twahawe imbaraga zo kubiboha, twahawe imbaraga zo kubiyobora, twahawe imbaraga n'ububasha hejuru ya buri kintu cyose. Uyu mwanya nshuti yanjye wowe unyumva, akira imbaraga zo kuboha ikintu cyose. Ariko hari ingingo imwe iguhesha kuboha no kubohora ibyawe, ni ukwakira Yesu. Niba utari wamwakira, niba utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, mwakire. Haleluya. Niba waramwakiriye, koresha ububasha ufite. Yesu wawe arashoboye, Yesu wawe afite imbaraga. Boha ibintu byose udashaka kuko wamaze kubihabwa mu bushobozi. Boha ibintu byose udakeneye. Uwo munyamaboko mubohe. Umuryango ugira umunyamaboko, umuryango ugira umunyamaboko we wateye ubuzima bwanyu. Mushobora kubohwa n'indwara, mushobora kubohwa n'ubukene bwa karande, mushobora kubohwa n'igisuzuguriro cya karande, mushobora kubohwa n'inyatsi ya karande, mushobora kubohwa n'ibintu bitandukanye. Buri muryango ugira umwuka uwuboshye, ariko buri muryango Imana ihagurutsamo umutambyi. Buri muryango Imana ihagurutsamo umuntu wemera Yesu nk'umwami n'umukiza kugira ngo abohe uwo munyamaboko. Wahawe imbaraga zo kuboha uwo munyamaboko. Nshuti yanjye wowe unyumva, uyu mwanya ndagutangariza yuko ubushobozi ubufite. Uyu mwanya rero ndagiye gusengana nawe, ngiye gusengana nawe. Ni wowe uzi icyaboshye ubuzima bwawe. Umwami Nebukadinezari wamize ibyawe, Satani yamize ibyawe, ngo yamize nk'ikiyoka. Satani ni inzoka ajyamira ibyawe, Satani ni inzoka ajyamira amahirwe yawe, Satani ajyamira umugisha wawe. Uwo munyamaboko ageze mu muryango akamira ibyabo, akamira amahirwe yabo, akamira umugisha w'abantu bo mu muryango, akamira amago y'abantu, abantu nibashake, akamira amahirwe y'abantu, abantu bagatandukana nayo, akamira icyubahiro cyabo, icyubahiro cy'umuryango kikazima. Ibinezeza byanyu Satani yarabimize, yabyujuje mu nda ye. Ariko uyu munsi twahawe imbaraga zo kumuboha, twahawe imbaraga zo kubaho ikintu cyose tudashaka. Nshuti yanjye wowe unyumva, wowe unkurikiranye, reka dusenge muri aka kanya tubohe umunyamaboko. Haleluya. Ndagira ngo nawe icyo cyumweru uhereye umunsi ku wa kabiri kugeza ku wa kabiri wundi, wihe umwanya wo gutekereza. Nuwuhe munyamaboko uri mu muryango wanjye? Nuwuhe munyamaboko? Nuwuhe mudayimoni urimo kundwanya? Nuwuhe mudayimoni urwanya umuryango wanjye? Nuwuhe mudayimoni urwanya ubuzima bwanjye? Wisuzume, nurangiza ukoresha iki cyanditswe cyo muri Matayo 16:19. Ubohe ibyo udashaka, hanyuma ubohora ibyo ushaka.
haleluya. Umunyamaboko wawe umusahure, uwo mwuka wabazengereje kuva mu bwana bwawe kugeza uyu munsi umusahure, haleluya. Ibinezeza byawe ubikure mu nda ya Satani, ibinezeza byawe, umugisha wawe ukure mu nda ya Satani, ubohora ibyawe. Reka rero dusenge. Data mu izina rya Yesu ndasenze, mwene data unyumva, ndasenga, sengera abamama, sengera abapapa, sengera abakobwa, sengera abahungu, ikintu cyabo cyose umwanzi yaboshye imyaka myinshi, umunyamaboko ndamuboshye w'imiryango yacu, w'ubuzima bwacu, w'imikorere yacu, w'imisengere yacu, mu izina rya Yesu uyu munyamaboko ndamuboshye. Satani ndakuboshye, wa myuka we tera ubuzima bwacu, wa myuka we tubuza amahoro, wa myuka we fatira ibyacu, wa myuka we tubuza umutekano. Icyatumye werekanwa Yesu ni ukugira ngo umareho imirimo ya Satani. Wa munyamaboko ndakuboshye, ndaboha indwara, ndaboha ubukene, ndaboha igisuzuguriro, ndaboha amadeni, ndaboha imbaraga yose itubuza amahoro, imbaraga yose idutsikamiye, imbaraga yose itubuza icyerekezo, turayubaha mu izina rya Yesu. Waratubwiye mwami Yesu ngo icyo tuzahambura mu isi no mu ijuru kizaba gihambuwe. Ndabohora amahoro, ndabohora umutekano mu buzima bwacu, ndabohora amago, ndabohora imiryango, ndabohora abakobwa, ndabohora abahungu, ndabohora abagabo, ndabohora abagore mu izina rya Yesu. Ndasengera abantu batabyara, umunyamaboko wafashe abana b'abakozi bawe, ndabohora inda zibyara, ndabohora ababyeyi babyara, ndasengera abatagira akazi bahabwa akazi, ndasengera abarwayi bakire, ndasengera abafite ibibazo ubikemure mu izina rya Yesu. Uwiteka Nyiringabo, ndasengera abashonji ubagaburire, buri muntu wese abari kwa muganga ubabohore. Uwiteka Nyiringabo, ibinezeza byabo ubibasubize mwami. Ndabohora ibyabo byari byaraboshywe imyaka myinshi, ndabohora ibyabo bibagereho babibone n'amaso yabo. Urakoze mwuka wera kurimo gukora akazi. Uwiteka Nyiringabo, urakoze, ushimwe ku munyamaboko w'imyaka myinshi ku buzima bwabo, uyu munsi akizweho iherezo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Wowe urwaye Imana igukize, wowe utabyara Imana iguhe urubyaro, wowe udafite akazi Imana ikaguhe, wowe umushomeri Imana ikwibuke, wowe ukeneye impinduka mu buzima bwawe mu buryo bwo mu mwuka Imana ibuhindure. Imana ihindura ubuzima bwawe mu mubiri, Imana ihindura ubuzima bwawe mu mwuka no mu bugingo, Imana iguhindurira amateka. Uwiteka aguha imbaraga n'ubushobozi bwo kuboha uwo munyamaboko. Imana ikugirire neza. Ndagutumiye buri wa gatanu w'icyumweru cya kabiri n'icyumweru cya nyuma tugira amakesha, turasenga. Uzajya uza. Ushobora kuba unkeneyeho inama, ushobora kuba ukeneye amasengesho y'umwihariko. Buri wa gatanu umunsi wose nakira abantu mu biro byanjye. Ikaze. Nomero zanjye ni 0786560756. Ndagushimiye wowe udahwema kuntera inkunga, kunsengera, kunterefona, wowe ubuhamya bw'ibyo Imana imaze gukemura, by'Imana imaze gutunganya. Nakagaruka. Yesu akugirire neza. Imana ibiteho, ibanezeze kandi yagura imbago zanyu. Shalom, shalom.